ubwo duherukana Jimmy na Sugira bari bakomeje guhangayikishwa n'ubuzima bwa Seruvubura bugenda burushaho kuba nabi mu gihe adakozwa kwivuriza ku bitaro ngo harashaka kwivuriza muri gakondo. Nyiranjishi we yabwiraga Josiane ko hari ibimenyetso byinshi bituma akekwa bikomeye kuba yarahumanyije Gafarasi babyaranye. Za mpaka zakaga umuriro za Soso na Mugenga umugendaho yaranze kumwakira nk'umwana se zarangiye gute? Reka ntangire mwiyumvire. Ninde? Warutegereje ndetse kandi muko. Vicky, ni karibu se kandi ugabanye umunwa. Soso bitese ko numva uramutse usharira. Ni bibi. Kuwetse gitari suragarukira. Sha nari ngiye guhiga nyine nkuko bisanzwe tu. Nubizi se ko nubwo Imana igaburira inyoni ntayisangisha ifunguro mu cyari mwana. None se niki cyaguteye kuba waramukanye umunabi Soso? Nawe uramukanye gusa se kora nawe uraranye. Ese burya kuba warayuriye imbere ugahita ujya kuryama twakekaga ko unaniwe naho wari wazikamye mu bibazo? Kuzikama gusa. Vicky, narengize inzozi mbishaho. Yo Japole basi. Gusa rero uragenda uhinduka kandi ntabwo ari byiza Soso. Uraje. Ndagenda mpinduka gutese. None se ko mperuka twarumvikanye kutazongera kwihererana ibibazo, kuzajya umbwira nkagerageza kugufasha kurenga amadodane kuko ucyuba wihereranye ibibazo koko Soso. Tekereza ko kuva nagera hano mu cyumba cyawe nakubajije ikibazo na n'ubu ukaba utaransubiza. Urambabarira ndumva ntarabona amagambo nabivugamo. Yo komera sha. Vicky, Karame. ngusaba ikintu se? Saba icyo ushaka niba ngishoboye ndakiguha Soso. Mbabarira uncurangire ya ndirimbo ugeze kundirimbira aho wavugaga ukuntu nahuye na papa. Ndumva mbikeneye. Shanda gucurangira rwose. Gusha. Waravutse urarira utundi duhinja Gusha. ariko udatinze warizava mu mutima uti data warihe ko mama umusaraba agahinda karahonda ariko wanga kunoga. Yo Vicky, urakoze cyane ni ukuri. Icyambayeho rero ejo sinzi ukuntu niyongoje mba ngiye kwa muzehe. Muzehe nde Soso? Mugenga? Yego. Ariko se nk'ubwo kuzi ko ari igisare kajya gusanga nahana akakuvuyanga kuki wagiye kumusanga we wenyine yaguhitana Soso? Koko ubanza ari byo byari bibaye habura gato. Byagenze gute? Ubwo twavuganaga yarantunguye aba yinjiye mu nzu. Igitima kiradiha ndiruka. Ayiwe. Nyibutse ndimo kurenga mbona afite inkoni n'icumu. Yababa we. Urabona uyu munyamafuti goranyanduzara? Waje ugenda neza wubaha abo musangiye inzira ko. Bore ako gasore we. Bariya ni kubabaye rwose mwihorera. Uranazi ko n'inkoko yikoreye agenda kubita ku bantu zishobora kumupfiraho agahomba. Wiriwe Rutebu? Wiriho neza anko. Yego. Kuparitse hano ku isoko se bimeze gute? Umaze umwanya utwaye none wizemo kuruhura amavi. Yewe hari umwe mu bayobozi banjye umudamu twari kumwe mu modoka tuvanye iriya mu misozi mu kazi. Anyarukiye aho mu isoko kugira icyo yigurira. None utegereje. Ye niwe ntegereje. Abaye winjiye mu modoka se tukaganira twegeranye. Ay modoka itwaye umuyobozi wawe se Rutebuka. Oya nta kibazo reka nigumire hano. Urugo no ku kazi bimeze neza se gaso? Bimeze neza. Hose ku kazi kawe bihagaze neza. Yewe ntaribi. Akazi ndagatumika mfite na timu nziza rwose dukorana twumvikana. Agashahara kazira ku gihe ntacyoshije Imana rwose. Ni byiza. Ariko bura nk'umuntu wanyuze mu busore nkawe. Hari akanama amaze iminsi nifuza kukugira Rutebu.
si nk'ibyo mba shaka se nguteze yombi rwose anko ibyawe ntibikagarukire ku kwishimira akazi gusa ariko uzamenye no kukabyaza umusaruro ku buryo burambye. aha ubu ushatse kuvuga iki rero? icyo nshatse kuvuga ndakumva. uzahere mu maraha na bimwe muvuga ngo ni ukwemeza bya kijene ahubwo uzatekereze ku mishinga wakora kuba waguza abanyu kubaka ibintu nk'ibyo. urakoze cyane kuri iyo nama nyamara buriya kugira akandi kantu ku ruhande kagiye icyo kakwinjiriza ntabwo ari bibi. ako kantu ni kazima rwose. urakoze kuba uzirikana unyifuriza iterambere. urakoze gushima. ikindi rero tebuka ndakumva. nihagira ikibazo gikomeye uhura nacyo cyangwa icyo ukoze ntigihite kiguhira ntuzacike intege. uzajya wumva ko ibibi bitambuka kugira ngo bihe umwanya ibyiza rwose. nka kiriya gihano wahawe nk'umuhuzabikorwa w'urubyiruko nta mpamvu yo kugifata nk'ijuru ryaguye ahubwo ugomba kugifata nk'isomo. aha isomo ryo nararyize namenye ko abantu mu bandi ari babi. nabyo kubyiga ntabwo ari bibi gusa ibyakubayeho ntibizaguherane ngo biguteshe umutwe. mbo byaranjegejeho gato ariko uko biri kose ubuzima burakomeza. burakomeza rwose. reka kimwe mu biranga umuyobozi mwiza ni ukudateshwa umutwe n'ibibazo cyangwa se ngo ateshwe umutwe n'uko abayoboye batumva ibintu kimwe nawe. icyo kintu cyo kudateshwa umutwe n'uko abo umuntu ayoboye batumva ibintu kimwe nawe ntabwo kuko nshaka kugisobanukirwa kurushaho. reka nkoreshe urugero rutebo. ndakumva. abagize koperative ya muhumuna bumanzi hariya muri hasi bagize ngo buri gihe babone ibintu kimwe. oya ariko abayoboye koperative ntibabonamo ikibazo ahubwo babonamo ubukungu. guteza ubwo kutumva ibintu kimwe ndakumva. biha abayobozi umwanya wo kumva iminyuranire y'ibitekerezo no kunguka amakuru. uzi ikivamo kandi cyiza bituma abayobozi bagena ingamba kandi za ngamba zikaba zibereye bose. ubwenge burarahurwa ndumva ari umwitozo mwiza umuntu ashobora kugerageza da. Jimmy karame. uraho mwana wa? uraho mama. uraho urakomeye cyane ndaho ndakomeye. wiyumviye ko mfite na kime rwose. ndumva utoroshye da. ni ukumbabarira hari utuntu nari mpugiyemo mu cyumba. ntaribi mama kandi nta nubwo rwose watinze cyane. ariko se nta muntu nkasugira nari numvise muri kumwe. nudakurikirira hafi urasanga amasakoshi yawe yayejeje. uti ndaraho nibereye. sugira sugi karame. ariko naragenze ndabona koko uri mu biki sugira. mva tugeze hano muri salomo narirutse ngira ngo arakubwe ahubwo ntungurwa no kubona yerekeje aho ntakekaga. mama nawe rwose uzajya wihanganira ingaruka z'amakosa yawe. ayahese umeze nk'ubu kuki batetse ibiryo bihumura bigatera abantu ibishuko. nsabye imbabazi rwose. uraho sugira. uraho mama mwiza. dore cyaje muko kireba ntabwo ngo irwarize rwose kandi yawe izaguta ku giti wa muhungu we. nari nkumbuye bikomeye ibiryo byatetswe na mama. ikibazo ni uko mbonye umutamira umwe gusa. urinda ujya gushomba ibyasigaye mu ndiba y'ibisorori se kuki utambwiye mugiye kuza ngo mbatekere koko. ntugire ikibazo mama tuvuye mu rugo turiye rwose. kandi bigaragara ko sugira ashonje. aha navuga ko yahazwa n'umwuzure ngo ndasererezanye. Jimmy urongeye kandi. ariko umuntu wandogeye abana guhora bashondana ninde koko. ubwo kandi twawugiye mu yindi twibagirwa kubaza uko umerewe mama nyuma y'aho muvurungano ubwo papa yaragiye kumena umutwe imana igakinga akaboko. njye wamuteze akagwa mbaye imana rero kandi ubu nguhamagaye waturumbura amaso. ariko se bite byawe sugira ndabaza mama makuru wo ukazanamo ibintu by'ubufu. mumbabarire. yewe merewe neza abana banjye. gusa ibyo ruvubura yari agiye kunkorera ntibyantangaje kuko n'ubundi asanzwe yarahisemo kwitwara bunyamaswa. uwakubwira se ko burya bwakiye atwirukana mu rugo. ibyo se kuko byabayeho. byabaye ariko twamuryanye umwanda twanga kugenda. yatwirukanaga iwacu se ubundi ngo bigende gute. mwaramaze kwiyangira rwose. na n'ubu se aracyabarakariye. reka byageze hashyira agapira hasi ubu tubanye bisanzwe. hanyuma se inama y'umuryango papa ngo yifuza gukoresha mu kanya yigutumiyemo mama. yewe nabonye ubutumwa bugufi yanyoherereje nsaba kwemeza ko nabubonye ndabyemeza ariko iyo nama ntayo nzamo pe. uratinya ko yakongera gushaka kuguhohotera se. azabanza nsaba imbabazi zo kuba yarubahutse kunyita umurozi akashaka no kumpohotera. nako yarampohoteye kuko kuba atarabikoze si ubushake bwe. ariko rero ushatse wadohora inama ukayizamo mama. ni ukuri mama ntacyo yagutwara duhari pe. ntibikubuze rwose kuyizamo ngo twumve icyo ashaka kutubwira.
aha manyobwa kibasumba cyanjye rero kaburi cyane noneho ndahugutse ubu ikigiye gukorwa no gupfura ubucakwaha nk'uko ubyifuza ngewe ariko mfite ikibazo tiba ikibazo kise kandi ntabwo numva impamvu utajya wibwiriza ngo nsabe kumfuza ubutakaha buri gihe nkagomba kuba ari njye ubigusaba icyo kibazo ariko ndumva ntakagombye kukibazwa amanyo kuko umubiri ari uwawe ndamutse nkubwiye ko se shaka kugupfura ubucakwaha kandi wenda wowe warahisemo kubusukamo inweri ibada ariko sibyo se umubiri ni uwawe niwe rero ugomba kugena ikiwukorwaho sinakurenganya ntabwo ujya usoma ibyanditswe byera ibyanditswe byera subizanye gukora iki mu byo twavugaga iyo ubisoma wari kumenya ko umubiri w'umugore ari uw'umugabo n'uw'umugabo ukaba uw'umugore maze ntuzane bene izo mpaka uzi ko ibyo uvuze ari ukuri none reka rero tuve mu magambo tujye mu bikorwa noneho antwi ndakubabaje se manyo ugenda ute niwongera nanjye ndagupfura kimwe cya kabiri kimwemwe uzi ko kubera igihe umaze utamfura wibagiwe ko bikorwa ngaho nyobora uko mbikora bikagushimisha basi sibyo nyine ugomba kubanza ukanyuza udutoke aho ugiye gupfura gutya se ariko mana yanjye we dore kandi ubwo se uranyagade cyangwa untendo nuko pole basi ngaho reka nongere ngerageze mana nyagasani we koko nyine ugomba gukora ku buryo aho ugiye gupfura udutoki tuhanyura tumeze nk'utw'uduhinda intoki zimaze imyaka 40 ingahe nizamera nk'iz'uruhinja nawe ujya ushyira mu gaciro manyo kandi nanga ko ufunga umutwe mayido we mu bwonko bwawe ushyizemo ko ugiye gukora nk'uduhinda nyine ubundi urebe ngo birakunda nk'uruhinja njyamye mu maranje njyanye udutoki mu kwaha kwa manyobwa uzi ko wabuze gato uvuze ko amarande wayadanditse noneho se si nk'ibyo washakaga utyo we yego utyo ko noneho pfura gahoro gahoro ntiwumva se kubaye icyana cyiza urakoze cyane erega ubundi ndi umunyeshuri mwiza nyamara rero uraza kumpemba nguhembye nawe ngiye kukurengerera igipimo mayiro kandi wahembwe bihagije nahembwe iki se kandi akuka keza kava mu kwaha kwanjye se wakaguda iki ameze neza rero yongeye bikoze neza ukabona icyago ntiwumva wawu ubwo kandi disi nibagiye kugutaba imbabazi zo kuba nameseseza imyenda ikuzura imigozi nkaguturaho wanika nta kibazo mfite ariko nta kibazo ufite gutetse kandi wagombye kujya kwanika bogisa zawe ku mugozi wajya mu bandi bogisa zihese manyo izo nakwanuriye mu kanya njye nta bogisa nigeze mesa zose ziri mu bubiko usibye nambaye gusa urakomeze cyangwa urashaka kumva kamvamo Jimmy na Sugira na Fabiola mwakoze kwitabira inama suko kubera icyo mvuze nyuma ruvu mama wibigire ntambara byihorera nkuvuze nyuma kuko waje nyuma ariko wagiye ureka kuruhanya Fabio papa warashe kunyengo kuvuga ubucogocogo bishobora kuzana impaka zitari ngombwa koko ibyo se n'igihe wagomba kubibwira cyangwa n'inyoko nta cyubwo nawe yumvise gusa mbere yo gutangira inama ndagira ngo mbabwire ko ntishimiye aha nicaye nk'ubu mwamfunguriye nanjye nkaba ndi umwe muri bo ariko imvano ya byose ni wowe papa yabaye inyoko se ahubwo nyuma yo kuba warashatse kumena umutwe ntabwo nari kwemera kwicarana nawe ruvuga gumaho mu nzu uvugire mu idirishya inama irangire nushaka gusohoka ndataha ariko se niba ari uko byumvikana uragira ngo bigende bite papa inama nirangira imfunguzo ndazifite ndagufungurira suko mbo ubwo nta kundi gusa kuba ndi nyuma ya giriyaje nk'uri mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano birambangamiye ese uri muri buku bwari ufunze yewe isabukuru nziza mama ijambo rikomeye nk'iryo burivugiye iki koko ndamaze we kuki yashatse kumena umutwe no kuba nemeye kuza n'ubwihangane bukomeye icyo kora wakoze kuza byo icyo nifuza kubabwira rero Jimmy na Sugira bo barakizi abo nkomeje kuremba kugira ngo ngira agahenge ubuma niziritse mu ndu umushumi wenda kunyuramo ariko nk'uko njye na Jimmy duhora tubikubwira kuremba kwawe bifitemo uruhare papa kuki utajya kwa muganga ngo bagupime yegora mumbarize rwose Sugi papa
urumva ari ibisanzwe kuba wicaye aho umubiri ugenda urushaho kumererwa nabi utazi n'icyo urwaye koko. icyo ngwaye ndakizi kandi muri mwe ntawe utakizi. reka ahubwo se ninde ukizi? reka tuye kubitindaho nibyo byiza sugi bitavaho bikurura impaka. harya ngo ni njye wakorozera mama mwihorere rwose. oya sinkunda akajogo Jimmy. reka mubwire niho mba mboneye akanya ikibyimbye n'igishaka kimeneke. mama twihanganire basi. bihanganire ariko se mwaretse nkayobora inama ko ari igihe wayifuje. komeza ijambo ryawe papa. nuko rata nari maze kubabwira ko nkomeje kuremba kandi ntivuje sinatinda kubura ubuzima. ariko uranasetsa rwose batijya kwa muganga uti ndanze warangiza uti ntivuje nabura ubuzima. si ubuvuzi oya iyi ni inama ariko buri wese yemerewe kuvugamo. umuntu uvuga ntasubizwe ni umunyamakuru wa radiyo na televiziyo. muri kumva waretse rwose ndeke siki mbo reka nihuse rero mbabwire ko ingenzi nabashakiraga. ndabamenyesha ko nifuza kugurisha igice cy'isambu kugira ngo mbashe kwivuza muri gakondo. nta n'isoni risubiza aho urikuye. papa ibyo ntibyashoboka rwose. oya ariko ye mwagira inama ngo muntererane mferere yewe sinshaka gupfa ndahagurisha zikamwe zitahanye. wibeshye se rubanda iratsimbarara ubu se harakurikiraho iki naho ubutaha.